Abantu benshi bibwira kuri YouTube bavuga ngo ese YouTube yanjye ni izihe mpamvu itatera imbere, ese ni izihe mpamvu mpora hasi. Abandi bati abantu umuntu ufite abasubscribers benshi nibo YouTube ishyigikira, ariko ukuri ni uku amahirwe akomeye kuri YouTube ntabwo ari subscribers, ntabwo ari kamera ihenze nk'uko tubibona, ntabwo ari microphone ihenze, oya, ahubwo hari amahirwe menshi abantu badashobora kuba batekereza, kandi ayo mahirwe tugiye kuyarebera hamwe. Aya mahirwe rero nta yandi, tugiye kurebera amahirwe atanu, amahirwe atanu kuri YouTube ashobora gutuma utera imbere. Tugiye kureba amahirwe ya mbere. YouTube ntabwo ikiri guha amahirwe cano nini gusa. Ibyo rero bivuze iki? Ni ukuvuga ngo abantu benshi batekereza ko ugomba kugira abasubscribers ibihumbi cyangwa miliyoni. Ibyo si byo, ni ukubeshya, ntabwo ari byo rwose. Uyu munsi YouTube ireba ikintu kimwe, ni ukuvuga ngo ese abantu bareba video yawe kugeza basoje, barayireba kugeza basoje. Reka turebe hamwe rero, reka turebe hano, tuze hano wenda reka nze mbereke wenda video ducekinge nk'iyi video kugira ngo tucekinge neza. Turaza tujya muri YouTube studio nk'ibisanzwe, tuza aha ngaha muri analytics, reka mbibereke neza kugira ngo turebe uburyo YouTube ibikwerekamo. Ni ukuvuga ngo aha ngaha ikintu tugiye kureba ni iki? Tugiye kureba audience yawe, abantu bakureba. Turaza hano dushaka ijambo audience, ni ukuvuga ngo nk'ibyo nk'uko turi kureba aha ngaha, ibi ngibi ni amasahani n'amaviews wagiye ubona. Hari rero icyo bita audience yawe, uko iba yagushyigikiye n'uburyo abantu bakureba. Ni ukuvuga ngo tujye kuri audience yawe rero ugomba kuyirebera hano, ukanda kuri audience ukareba kuri graph yawe, ukavuga ati ese audience yanjye ese irazamuka, ese abantu benshi barandeba, ese bandeba gute, bandeba ku kigero kingana gute, ese bandeba ku masaha angana gute. Nicyo kintu ugomba kwitondera rero, ugomba gucekinga audience yawe mu gihe ukora video yawe. Reba ikintu kimwe, ureba uburyo audience yawe yakira ibintu byawe. Uvuga uti se aha ngaha murabona audience yanjye yagiye nta video turi gushyiraho yaramanutse. Iyo udakora audience yawe nyine wumva ntabwo ikonsuminga video zawe. Ugomba kwitondera ukavuga ngo se audience yanjye kutayahari. Niba uyireba ugomba kwirebera aha ngaha, kwirebera aha ngaha nta kundi, ukanda nyine aha ngaha kuri overviews. Icyo tugomba kureba, ugomba kureba ese watch time yawe yagenze gute. Watch time murabona aha ngaha, ukajya kuri overview ukavuga ngo watch time yanjye abarebye konsuminze, nabonye amasaha angahe, nabonye views zingahe, amasaha. Ukanda kuri aha ngaha kuri watch time ukavuga ngo se iyo graphic yanjye byagenze gute, ese byaciyemo neza, byagenze neza nkuko nabishakaga. Ese ugomba gucekinga analytics nkuko twajya tubibona, kugira ngo umenye ayo mahirwe, kuko uvuga ati se nakomeza gakora, ese ibintu abantu bishimiye ibintu ndi kubaha cyangwa ndi gukora. Ibyo rero ni ibintu rwose bishobora kuba byakugira akamaro bitewe n'uko we ubyumva. Rero nkuko twajya tubibabwira, ibi bintu mujye mubyitondera. Niba gukora video, ukore video abantu bagomba gukira. Tugeze rero ku mahirwe ya kabiri, gukora video abantu bashaka. Tugeze gukora video bashaka, ngo ni ugukora video abantu bashaka. Hari abantu bakora video bo ubwabo bashaka, oya, ariko ntabwo bibaza ikibazo kimwe gikomeye. Iki kibazo nta kindi gikomeye, abantu barashaka kureba iki uyu munsi. Ugomba kubaza icyo kibazo. Iyo ukora video isubiza ibibazo abantu bafite, YouTube ihita isangiza abantu benshi mbere yo gukora video. Reka rero turebere hamwe. Jya ubanza ushakishe muri YouTube search. YouTube search rero tuyikora gute? YouTube search uraza nk'ibisanzwe, ukajya gufungura YouTube studio yawe. Siko ibyo tujya muri YouTube studio. Iyo umaze gufungura YouTube studio, uraza hano handitse ngo trend. Iyi trend ni uburyo bwo gufasha gusacinga amavideo abantu bari kureba cyane. Iyo trend umaze kuyibona, nkaho urabona trend aya ni amavideo yose, ni gute na changing profile picture yanjye, ni gute nakora. Mbese aya ni amavideo abantu bari gushakisha, bari kuyashaka kubera ko barimo barayashakisha kuri YouTube. Rero ugomba gukora ikintu abantu bareba. Reba ibyo abantu bashaka, reba comments, usubize comments. Reba comment ibyo gusa dukora video yenza bakorera. Reba ikibazo abantu babaza, aho niho abantu bazaza kuri video yawe, bazaza kureba uko video yawe yitwara. Tugeze rero ku mahirwe ya gatatu. Abantu benshi bibanda kuri editing gusa, bamara amasaha menshi bahindura amabara kuri thumbnail, mbese badashaka gukora thumbnail, bakora ibintu. Reka rero turebere hamwe uburyo ushaka
kubireba neza. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ugomba, murabizi ko ni YouTube studio nk'ibisanzwe, ukaza ukajya muri analytics, tujye kureba uburyo abantu bakoze click kuri thumbnail yawe. Aho nta handi urebera, uraza hano muri impression cyangwa CTR, icyo bita traffic click rate. Uraza ukareba kuba se abantu bayirebye ku giciro cya 28 n'ibice ijana. Urabona ko iyi video yara performance. Thumbnail si bayirebye ku thumbnail, urabona ureba thumbnail idafite amagambo menshi. Thumbnail abantu bazakirikinga kuri iyo thumbnail kuko bafite icyo bagiye gushaka kuri ya video yawe, sibyo? Abantu benshi rero nimugeye tugeze ku ya kane. YouTube ubu ikunda video zikemura ibibazo by'abantu, kuko umuntu nawe afite ikibazo aricaye se ni gute nakora ni gute nabona viewers kuri YouTube, ni gute nabona subscribers benshi. Ibyo ni ibintu abantu bashakisha. Kora video rero utekereza, wicare hamwe ukore content, wandike script yawe neza. Harimo abantu bakora video ntibandike script, uvuga ati ngiye gukora video gusa, ngiye gukora video gusa, ngiye gukora video ivuga ngo isubiza abantu ibibazo. Urugero, aho gukora title ivuga ngo, hari abantu bakora title ivuga ngo YouTube, ahubwo gukora ngo impamvu YouTube itaguha views. Ese no kubera YouTube itaguha views? Icara rero kuri script yawe neza, uyikore neza kugira ngo ibintu bizagende neza, abantu bazabira. Cyangwa uko wakubona abasubscribers vuba, numva ni ibintu abantu bashakisha kuri video. Abantu bashaka igisubizo. Iyo bihaye neza agaciro, abantu bazi kuri iyo video yawe nyine nk'ibisanzwe uko bigenda. Tugeze rero ku mahirwe ya nyuma, ariyo mahirwe y'amatara, guhozaho cyangwa consistency. Abantu benshi bari gukora video nyuma ya video 3. Kora content plan, kora calendar plan. Uvuge ngo video niba nyishyiramo mu cyumweru, nyishyiramo video 2 mu cyumweru, kwa mbere no kwa gatanu. Ngiye nkora kwa mbere cyangwa ku cyumweru, naho nshyiraho video. Ibyo nuvuga ngo kora video 4 cyangwa 3 bitewe n'umwanya wa availability yawe. Uvuga uti nzajya nkoresha, ukore content, ubese content nzajya wenda ufate ikibaho cyawe cyangwa ufate ikintu ahantu uzajya ubyandika, uvuge ngo nzayambahereza ku buryo wa munsi bizabe nakwibuza. Ni kuvuga ngo niba ugiye ku editinga uvuga ati nze editinga ibi ngibi, video yanjye nzayishyira gutya, ese video yanjye izabimeze gutya. Ibi ni ibintu ugomba kwicara hasi ukandika ugatekerezamo. Ariko YouTube ikunda bakarigatasi badacika intege. Niba ukora video imwe buri cyumweru, mu mezi make channel yawe iba yarahindutse cyane. Abantu benshi batsindwa kubera ko atari kubera algorithm, ahubwo kubera ko bahagarara. Niba ukora video ejo ukamara icyumweru udakoze indi video, cyo ni ikintu immediately algorithm izahita guta, kuko algorithm yayimenyereje ko uzajya editing video, uzajya ushyiraho video buri munsi, uzajya uploading video. Uriba rero itabona video zawe, ni ukuvuga ngo nta kintu izagufasha. Izavuga ngo uyu muntu turabona ibintu ari gukora bitatunyura. Iki rero wowe gira icyo bita consistency. Ukora ibiganiro byawe, wicara ukora ibiganiro, ukore video yawe neza, uyitegure neza. Iyo video yawe nuyitegura neza, bizagufasha kuba wakora ku murongo wa YouTube, bizagufasha kuba watera imbere, mbese abantu bagufata nk'umuntu uri serious, umuntu uhozaho. Naho niba ukora video ugastopinga, ntabwo bizagufasha. Bizahora nyine uri mbese nta kintu uri cyo. Kora video rero uhozeho. Niba ushaka rero gukora kuri YouTube, ntugategereze kamera nziza. Kamera ntabwo ariyo gushaka gutuma gukora wapi. Ntugategereze abasubscribers benshi, ntugategereze perfection. Tangira nonaha, kora video zifasha abantu, kora thumbnail nziza, shyira title ikurura abantu, kandi ukomeze gukora ibyo bintu ubihuje neza, bizakuzanira viewers nyinshi, bizakuzanira abasubscribers benshi. Rero ibi video ni gufashije, tukandira subscribe, ukande kuri inzogera, ukande kuri comment, uduhe ibitekerezo byawe rwose. Tuzasura na video y'ubutaha, ndi kubereka uburyo twagira aya mahirwe n'amahirwe yaje nawe yabyaza umusaruro. Rero murakoze, ciao ciao.